Nanje ariko mfite igorane rya danje ibyo byose nabishobora. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Reka bivuga utaza kuvugisha amabara. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Bivuga inshuro subiramo. Mbonye imboga irisha imbere y'ingoro y'umwami. Mbonye imboga irisha imbere y'ingoro y'umwami we. Subiramo. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Subiramo. Mbonye imboga irisha imbere y'ingoro y'umwami. Subiramo man. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Subiramo. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Subiramo. Mbonye imboga irisha imboga imbere. Subiramo. Oya. Cyakunani. Ntabwo cyane nirimo kuyambuka amanjwe. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Uvuze ngo imbere y'ingoro y'umwami. Ni imboga. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ubwana. Igihugu cyakoronije u Rwanda. U Rwanda rwakoronijwe n'Ububirigi. Uburundi. Ubufaransa. Abafaransa. Uburundi n'Ubufaransa. Kenya. Kenya ntago mbyibuka. Ubuhinde. Ubuhinde bwakoronijwe n'Ubwongereza. Tanzania. Tanzania nihira. N'Ubudage. Iyo nzi ni Kongo. Dore wabyishe cyakoze wabona muri mwe da ku 10. U Rwanda rwakoronijwe na Germany. Oya. Habanje ntuza. Habanje Belgian nkuko abivuga. Oya, Rwanda nabyibutse rwakoronijwe n'Abadage. Ariko Abadage baratsinzwe mu ntambara y'isi. Bamaze gutsindwa mu ntambara y'isi yande. Hahise hazamo intu z'Ubufaransa. No Jesus. No. Yakaka mpana Yesu. Na ndio amazina nsigaye nitwa Jesus. Ntabwo witwa Jesus, yitwa Simewo. Oya nitwa Jesus. Yitwa Simoni. Basi nitwa Simiyoni w'inyita Simoni. Nitwa Simiyoni. Ntacyo. N'umukunzi wa Nsabi. Wow. Ese Nsabi ko yanciye amazi shahu. Abo yeza ko yanyandikiye. Reka da. No mu Rwanda rero gejeje kuvuga ko ukunda umuntu nyine rimwe na rimwe bavuga ati nagatwikura gushaka kwizamukira. Ubyo uko babifata kose ni ibibareba. Ngiye kizima nuko mwemera kandi ikidahura n'imisozi. Ngewe isaha n'isaha umunsi ku munsi tuzahura. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with you. Fix what I broke, oh, 'cause I need you to see. This is the Homeland 7 TV. TV for everything, for everyone, and for everywhere. We believe that everything is possible and impossible is nothing as long as everybody subscribe, like, and share videos to the platform. It's Simeon. Mwakoze cyane nditwa kwi. N'umukunzi wa Nsabi. Wow. Sabura mukuru. Cyane namuravuga. Ni nka kwa kundi uburyo ukunda Nsabi ni nka kwa kundi umuntu asenga Imana atarayibona. Agategereza. Ese Nsabi ko yanciye amazi shahu. Abo yeza ko yanyandikiye. Reka da. Ugapfa. Abantu ukidara nyine ugategereza. Umwamazaza. Kidahura kazira. Bizagorana kabisa. Ntago bizagorana. Kuko abasitari bo mu Rwanda babigoye kugira ngo muganire. Ahanini nyine nukuvuga uburyo baba biyumva. Bo iyo utangiye nyine umuntu wese ukigaragaza ko abakunda urya hari umuntu kuvuga ko nyine akunda Ndimba cyangwa se Ndimba atari se. No mu Rwanda rero gejeje kuvuga ko ukunda umuntu nyine rimwe na rimwe bavuga ati nagatwikura gushaka kwizamukira. Ubyo uko babifata kose ni ibibareba. Ngiye kizima nuko mwemera kandi ikidahura n'imisozi. Ngewe isaha n'isaha umunsi ku munsi tuzahura. Ujye ugira nimero za ntuza. Zande. Hari abasitari bo mu Rwanda ufite nimero. Wamfite nimero n'umuhanzi. Inde. Sirasi. Dore imbogo. Urumva nkawe nk'umuntu ukina comedy byanga bikunze. Dore imbogo nge
dore imboga aratukana waraye yamujeho pe nanze ko ari njye umuntu urenze mu gutukana ariko dore imboga yarangemeje ariko njye mbona dore imboga nta n'ibiryo we ntari birye nyine ni ukugira ngo nyine aryoshye ikiganiro ariko uri umwisukire yanagukoma gusa kuri social media byatangiye kugenda nyine bigira byatangiye urumva ibintu byo mu Rwanda rero urahitinga pe uraza ukarya hiti ukamenyekana abantu bakakumenya mu kanya gato ugahita uzima ukagenda nk'umurabyo urugero wenda nkaho urumva we dore imboga umuvuduko agifite si nk'uwa mbere haje Joyeuse mu bebe harya n'indi igezweho mu Rwanda noneho muri iyi minsi njyewe nzi ni Joyeuse mu bebe aha hazaho ariko numvise ngo hari undi waje ngo wiyita umukobwa wa Ndimbati okay none n'uwiyita umwana King James reka da baranasa fotokopi rero buriya tuvuga ibintu dusubire n'ibindi baranasa pe ariko abantu basa ntacyo bapana ni ibintu bisa none kavuga ngo ni umwana we kandi bakaba banasa King James sabivuga he King James singurumba ntawamenya nese ko batarabiganira aha urakoze ukivuga kuri ako nyine nibyo mba nkubwira abantu nyine bafite inyota yo kuzamuka iyo umuntu afite inyota yo kuzamuka cyangwa se kwamamara ashaka nk'umusitari yiyitirira oya so baranasa ariko barasa nanjye mbonera kwibutsa nuko ndi hafi guhindura amazina ubusanzwe nitwa Nshimyimana Simeo ariko ngiye kurihindura nitwe Jesus nukuri mu gihe kitarabira ndaza kwitwa Jesus so mbonaho gutangariza abakunzi ba Homeland 7 TV ko ngiye guhindura amazina ntakitwa Nshimyimana Simeo ahubwo ngiye kwitwa Yesu warasaze yakarakara ntabwo nzajya kuvugana nawe tegeze bitangira abana n'abantu babana erega Yesu ni izina ry'iki niba ari cyane banza ryane babarira Yesu tumuziho ibintu byiza yitangiye abantu yabambiwe abantu arabihanganira aravuka kugira ngo twebwe tubeho yemera gupfa none nawe ugiye kwitwa Yesu se wakoze so I am going to call my name Jesus ubwo rero Emeline ndaza no kubitangaza mu rubuga rwa Homeland 7 TV ubwo rero ryo tugusenga ngo mu izina rya Yesu oya nukuri nahinduye amazina so nitwaga Bob Raden ku izina ry'uburasta uza amazina nabanje kwitwa Chris Gordon waruhaze uretse umbese ipirime nitwaga Chris Gordon mba kuri Chris Gordon nitwa Bob Raden mba kuri Bob Raden njya kuri Ordile mba kuri Ordile ngera kuri ufite amazina nk'ayishoka Ordile navuye kuri Ordile njya kuri Bob mba kuri Ordile njya kuri Bob Raden ubu rero nabaye Jesus inshuti za Homeland 7 TV dukunda kandi doza ku mutima n'umunsi mwiza n'umunsi akadasohoka ayambare name Jesus no agutwa Yesu we attention please nukuri ntabwo wamara kabiri wahita reka ahubwo ngiye ntago nzitwa Yesu wapfiriye abantu nzitwa Yesu nk'izina rye Jesus twe n'abakinnyi nabonye basigaye biyita Yesu so nitwa Jesus kandi ngomba gutangira kugera ikirenge mu cya Jesus nuko bimeze ndabitangaje ku mugaragaro komera ubwari wowe ntabwo gushyigikiye na gato nawe uzitwe Mary uzitwe Mary Mary imbenyuko cyangwa nziyitirwe Marayika Gabriel we Marayika y'igikarasi sarabaho ariko ikibazo nibaza kubera iki uvuze yenda ku bya Marayika kubera iki iyo bavuze ku bya Yesu Kristo cyangwa se usanga ku bijyanye n'iyobokamana usanga hanini twebwe twumva ko Mariya Yesu aho bose barabazungu ni kari ko tubibona muri filime so mbere yuko Yesu aza urumva twebwe nk'abirabura cyangwa se mu bindi bihugu ku ruhande ntabwo twebwe twari tuzi nta nubwo twabarwaga mu bwoko bw'Imana so ubwo rero mbona yo kubwira abantu ko mu gihe kitarambiranye tuzakina filime ya Yesu kuri Homeland Comedy tuzakina filime ya Yesu kandi uwo ngo nta wundi azaba ari Jesus n'ubundi nyine yego nukuri so ubu ngubu ndanezere cyane ariko wa mugani tugomba no kubihindura natwe nk'abirabura dukina filime zaba Yesu aho gukita Yesu twandika kwa mu mateka
ngewe mbona abantu ngo bakoze ibintu ngo birenze ngo ni abazungu kandi nabonye n'abantuza abantu n'abahera b'ibikara nabo abazungu abahinde oya abazungu abahinde ikintu urabakunda icyo bagumye ku muco wabo abahinde bo bagumye ku muco wabo ariko yaba imyambaro yabo yaba imana yabo ntabwo bivuga ngo Yesu baramuhakanya avuga ati ubuhinde ni bunini byo uramutse ugiye kuvuga ubuhinde bwo ni bunini bufite imiryango myinshi hari abo usanga barawutaye cyane cyane Emery iyo colonization hari ikintu yiziho koloni ni dukeya nzi ugeze ugera mu wavire mu kangahe mu wa gatanu segonde good wize iki muri section nize meg akoze cyane ubwo na history warayize byanga bikunze mu gihugu cyakoroneje u Rwanda Ububirigi u Rwanda rwakoronejwe n'Ububirigi Uburundi Ubufaransa Abafaransa Uburundi n'Ubufaransa Kenya ntabwo mbyibuka Ubuhinde Ubuhinde bwakoronejwe n'Ubwongereza Tanzania nihera ni Ubudage iyo nzi ni Kongo dore wabyishe cyakoze wabona muri mwe dakwicumi u Rwanda rwakoronejwe na Germany habanje Belgium nkuko abivuga Rwanda nabyibutse rwakoronejwe n'Abadage ariko Abadage baratsinzwe mu ntambara y'isi bamaze gutsindwa mu ntambara y'isi yande hahise hazamo intu z'Ubufaransa ntabwo Ubufaransa bwigeze bukoloniza u Rwanda ntabwo Ubufaransa bwigeze bukoloniza umva kuntu bimeze ku ngoma y'abami Ubufaransa bwarakoronije ahubwo Ubufaransa bwaje u Rwanda rumaze kubona ubwigenge ku mwami nde Mutara wa Kangahe Ubufaransa bwageze mu Rwanda hariho ntuza mwana hariho Gerigore Kayibanda u Rwanda rwari ruhari kubwa Habyarimana u Rwanda rwari ruhari sibyo kubwa Habyarimana Ubufaransa bwari buhari urumva kubwa Gerigore guhera ku ngoma z'abami nawe ukanzanira ngo bagorongwa nyine ndi kukubwira igihe Abafaransa bagereye mu Rwanda abantu z'Abafaransa bageze mu Rwanda hariho Mutara wa gatatu Abafaransa bageze mu Rwanda Mutara wa gatatu si wo mwami Musinga si wo wize abantu bageze mu Rwanda ni Oscar Baumann kandi abo bari baturutse muri Germany bavuye mu Bufaransa no bari baturutse muri Germany uretse wumvise kamara mpaka abantu bari gukurikira Homeland 7 TV baze kujya muri comment batubwira uko byagenze umva kuntu byari bimeze ni Berlin conference yamaze ku Rwanda bamaze kurugabana mwibica bahita baruhereza kuri Germany noneho Germany itangira kohereza kohereza abantu baruvumbura cyangwa se explorateurs babo cyangwa se explorators baca mu burasirazuba urumva bambuka Kirehe bamaze kugera Kirehe urumva umushefu wari uhari simbizi niba yitwa simuzi ariko yahise abajyana Igisenyi urumva bava Igisenyi ariko bari abakozi b'Imana bava Igisenyi bajya Amajyepfo Nyanza n'ukuri kandi icyo gihe ubwami bwari noneho nuza Kongo yakoronejwe na Belgium warasaze we Belgium reka Kongo yakoronejwe n'Ubufaransa never Ubufaransa nta nubwo bwigeze bufata attention please ntabwo wambeshya Belgium na Gerigore nuza uriya mugabo yitwa Ndera Singole Gerigore Singole nubuka ku mwana Lumumba Patrick Lumumba se n'umukongomani nyine rego di Patrick Lumumba ari umukongomani bakoronijwe n'Ubufaransa mana abakongomani bakoronijwe na Belgium twanabura umva nge navuze ko kamara maka abantu bajya muri comment Germany maze gutsindwa mu Rwanda urumva bakoronijwe n'Ubufaransa aho ni wanansinda umva twaburana Ngarama ntabwo Germany maze gutsindwa Belgium yari iri muri Kongo imaze gutsindwa Germany maze gutsindwa mu ntambara y'isi ya mbere itafata bwa butaka bwa Germany ba Belgium hitifata u Rwanda yego u Rwanda rwakoronijwe Belgium yaje mu Rwanda isimbura aba Germany kuko ubu Germany bwari maze gutakaza aho ngaho ikuntuburi niko biri mwana y'abantu nzi bakoronije u Rwanda n'Ababiligi n'Abadage
voilà n'ababirigi n'abadage bivuze n'ukuri ariko abadage basimbuye n'ababirigi kubera ko abadage bari bamaze gutsindwa mu ntambara y'isi ya mbere ntacyo turemerana urumva Kongo yakoronejwe ni Belgian ntabwo n'Ubufaransa nta nubwo nta n'ikintu waza unambwira aho ngaho twagarama Ubuhinde bukoronezwa n'Ubwongereza yes ibyo nibyo twari turi kugana Ubuhinde bwakoronejwe n'Ubwongereza ariko ku bijyanye na colonization ngenzi ko Ubufaransa butigeze bukoroneza u Rwanda cyangwa ngo bukoroneze Kongo bwakoroneje Kongo aho ngaho naburana tumva baravuga ngo uko uhakana ubugora aragarama ngiye twanaburana no mu kwezi twagiye twayakuburanirayo Ubufaransa bwakoroneje Kongo mu gihe cya Patrick Lumumba ntabwo ariko mbizi niko mbizi kandi niko nanabyize urumva nkubwire abantu na papa yarabimbwiyeho urumva na papa yabimbwiyeho kandi papa ntabwo yambeshye papa yarakubeshye ntabwo yigeze ambeshye papa yarari no okay abantu batubwire muri comment section batubwire kuntu bimeze niba koko u Rwanda rwarakoronejwe n'Abafaransa u Rwanda uvuze ko rwakoronejwe n'Ababirigi n'Abadage Kongo turumvikana Kongo ikoronezwa n'Ubufaransa Ubuhinde bukoronezwa n'Ubwongereza aho turumvikana rero nyine nkuko turi kubivuga turi kugenda ku bya colonization n'ubundi usanga uko nguko ibihugu byagiye bikoloniza ibindi bigenda bisigamo umuco wabyo nubwo ubona wenda nko muri Kongo ukumva mu Buhinde ukumva ngo Bahinde bagumye ku muco wabo hari abandi my friend bitwara nk'Abongereza pire cyane kuko biriya bihugu bikimara kuza muri Afurika bo bageragezaga kubigisha imico yabo Abahinde bakajya kwiga mu Bwongereza gutyo na gutyo hari n'Abahinde bagiye barwanirira igihugu cyabo barahari cyane umukobwa witwa Ngoma ni Makarinika ni filime ariko iyo ngiye nishaka bari filime ariko iyo ni filime nishake intwari y'Abahinde tuzi se ko ari Gandhi hari Gandhi hari Shiva ni ikigirwamana cy'Abahinde ni imana yabo ariko nese imana irarwana kandi ikigirwamana ntabwo gihumeka bazagukoma imana yabo bizera yuko ibakorera imana zabo nako uko bizera yuko ibakorera buri kimwe cyose kandi baranabizera bigakora nkuko nawe wizera Yesu nango ukizera Uwiteka Imana iriho kandi ishobora byose uko nabo niko bizera iyo Shiva bakizera n'Imana ngo narama ngo na Sita n'Imana z'inzovu bagira imana nyinshi cyane n'Imana z'izuba n'ukwezi wowe wizera ihe mana Uwiteka uriho kandi uhoraho uzahoraho ibihe byose ntawe uzamusimbura ubwo niko mbyizeye that's how it is nikubizi niko imyizerere yanjye inyemeza ese ibaze rero nk'ubu ngubu uramutse usanze ibintu byose twizera ari ukubeshya wabirenza iki ngiye nakomeza nka nyine wowe wabigenza ute uramutse usanze baravuga ngo ntukibe kwiba ntabwo ari icyaha ntabwo kwaba kutari icyaha wenda reka tuvuga ko kwiba ari icyaha kuko kinangiza ntugasambane byo gushimisha umubiri ugasanga si icyaha ni icyaha baramutse baguhaye amahirwe gusambana ni icyaha kuko gikorerwa n'imbere mu mubiri reka baramutse baguhaye amahirwe ngo mu byaha byose tuburijwe gukora ntukibe ntugasambane ntukice ntukifuze umugore wa mugenzi wawe ibintu nk'ibyo wumva bakakubwira ngo kuramo nibura 2 muri ibyo byaha wumva wakuramo iki ndasubiramo ntukice ntukibe ntugasambane ntukifuze umugore wa mugenzi wawe yego urajya wubaha so na nyoko urumva kubaha so na nyoko ntabwo ari icyaha ni inshingano twategetswe ni amategeko wabaha so na nyoko se ntabwo ari itegeko ryo muri ni itegeko ariko aho ngaho ntabwo kubaha so na nyoko nyine ntabwo biza mu cyaha biza nk'itegeko nyine ko ugomba kubaha so na nyoko okay good noneho ntabwo se ko baca umugani ngo utumviye ngo se na nyina yumvira ijeri ese ijeri ni iki ni injere cyangwa ari kuvuga utumviye se na nyina yumvira injere kuko wenda
ni kwa kundi nabwo nutumvira so na nyoko ushobora kuzumvishwa n'imizi imizi ikazakumvisha nangwa ukazumvishwa n'imizi utaza kunyibagiza baramutse bakubwiye ngo mu byaha 10 Imana itubuza mu mategeko Imana 10 tuza gukora bakakubwira ngo kuramo kimwe wakuramo iki nkuramo kimwe cyangwa nkuramo bibiri nkuko ukuremo bibiri nkuramo ibintu bitakiri ibyaha kugira ngo nyine dutangire twisanzure ngira nyine bwina hano baby mbwira nakuramo ikihera ariko mbanze nanditekereza kwiba kwica n'ubasambane mukundana urukundo mukundane nkuko nanjye nabakunze ikintu nakuramo ko kitari icyaha nta na kimwe byose ni icyaha ariko nyine ni itegeko kubikuramo wakuramo iki nakuramo ikihe ngoyera nakuramo se gusambana ntacyo nabivanamo nakuramo gusambana kwica cyo ni icyaha ndimbura mubiri nakuramo ikindi kihe cyane kubera iki wumva ko wakuramo gukora imibonano mpuzabitsina byaba ari itegeko nyine ndetse imibonano mpuzabitsina ni ukuvuga ngo bakubwiye ngo mu mategeko y'Imana ukuremo itegeko rimwe wakuramo gusambana nawe biba ari amategeko ntabwo nyine wambwiye ko nkuramo ibyaha nakuramo gusambana ngakuramo no kwifuza umugore wundi nabyo nabivanamo nibyo good urakoze cyane none se urareka mwazi ikibazo rero ukuyemo gusambana uramutse ukuyemo gusambana byo urumva utabukomereye abantu ntacyo nyine ubwo naba mbakomoreye none se narenzaho iki oya ngomba kubakomorera kuko n'ubundi biriya bintu reka mbwire rero urumva biriya bintu n'ubundi biriya bintu ni umuti urumva biriya bintu nta muntu ubikora utabiganiriyeho n'undi urumva akaba ari kugahata impamvu rero ntabibara nk'aho ari icyaha muri iki gihe baba bampaye uruhushya n'ubwo burenganzira n'ubwo bushobozi atayigira icyera nyine hanyuma yababwira ati mwikorere nk'uko Salomo yabigenzaga abagore 700 abagore 300 n'inshoreke 700 oke Dawidi nawe amajije gusaza atanikinareba urumva atamenye uwinjiye ngo ninde ngo uharangije ngo amushakira umugore w'iki wisugi umugore ngo bamwitaga ndedi bwenge bukore neza ikintu cyambabaje nuko Dawidi atigeze anamenya n'uwo mugore bwite mu bagore bose Dawidi yasanze umuhungu impamvu hano byiswe nk'icyaha Dawidi ngo yasanze umuhungu we yafasha abagore be n'inshoreke zose barangije ngo bajya hejuru y'igisenge ku karubanda aho abantu babibona wa muhungu bafata ba bagore bose aryamana nabo asambana nabo ahita bigira leta avuga ati iki ni ikizira muri Isiraheli nibishoboka urumva ko ni muri Isiraheli none twebwe turi mu Rwanda urumva mu Rwanda abantu bajya bikorera umuti yavuze ngo turaba Isiraheli ba none wumva iki Abisiraheli ba none ngiye Abisiraheli ba none niyo kuba Abisiraheli ba none nuko ari twebwe ubu nitwe turiho nitwe kuba umwisiraheli ubundi wa nyakuri muri iki gihe turimo nuko ubukorera Imana wizera Imana akaba ari byo ugenderaho ukaba udahakana ko Yesu ari umwami kandi ikindi ukaba wizera Imana nyine Imana rurema ibyo nibyo bita Abisiraheli ba none none ubu Abisiraheli ba none Abisiraheli ko batakizera Imana basigaye bizera intwaro zabo za kirimbuzi Imana bayishyize ku ruhande ariko Imana nese Imana yababuza arakanaje bundi numvise ngo Abisiraheli ngo barimo kwizera ibitwaro bya kirimbuzi hanyuma twebwe abanyarwanda tukizera Imana y'iki yo muri Isiraheli ubwabo ntabwo bafitiye icyizere Imana yabo urumva naho twebwe abanyarwanda
turimo kwizera imana y'iki yo muri Isiraheli. wowe se wizera iki? Ngiye ntabwo nizera imana yo muri Isiraheli. Wizera imana yahe? Nizera imana yanjye bwite iyo namenye. Ryangombe. Akaraka Ryangombe ntabwo mwemera. Iyo bavuze ijambo ngo Nyabingi. Nyabyinshi. Voilà. Urabizi sha. Umuntu w'umusirimu cyane. Bya Kajumba. Nyabyinshi. Ubundi Nyabingi ni ijambo ry'igiswahili. Uretse ko Nyabingi yari umuntu, yari umukobwa. Umukobwa witwa Nyabingi. Hai. Yari umukobwa, harya basengaga ni Nyabingi na Binego. No, hari Nyabingi na Ryangombe. Voilà, na Ryangombe. Ryangombe yabaga mu Kirunga, Nyabingi we nyine yari umuntu. Yazamutse mu majyaruguru aturutse mu majyepfo, ari umukobwa yari kumwe n'abagabo n'abagore. Abagore baryaga inka niba nibeshye, abagabo bakarya intama. Ariko impamvu bamwise Nyabingi nuko namwe mu mateka nize ntago mbizi neza, ariko nyine ngo impamvu bamwise Nyabingi bisobanuye Nyabyinshi, ngo nuko arafite ibintu byinshi. Rero ngo yarafite ngo abagore n'abakobwa babaga bamugaragiye bagenda bamwe barya ihene abandi barya intama, ngo niyo mpamvu bamwise Nyabyinshi. Ariko nyine ibyo byabaye nyine abakurane bataraza. Rero ngo abanyarwanda benshi baramusengaga. Ryangombe rero nyine ngo yiberaga mu Kirunga. Naho se Binego bya Kajumba, niba ari Binego bya Kajumba we yari bwoko iki? Binego bya Kajumba se si imana, ngira ngo ni imana. Nge nkeka ko bwari ubwoko ari zimwe mu mandwa basengaga. Ngo Binego bya Kajumba umwana baramuroze. Mbariza. Hari abantu biriya bintu babikoramo umuti bagatubura abantu. Na n'ubu ibyo bintu baracyabikora. Oya ngo hari ukuntu umuntu afata itiyo. Ujya wumva ko akundi nyine ushobora gushyira nubo aramutse ufashe itiyo ukayishyira yenda nko reka tuvuge kuri Kanombe. Yego. Itiyo ukayishyira i Remera. Umuntu akajya ku munwa wa yatiye akavuga. Uzi ko umuntu w'Iremera amwumva? Aramwumva neza. Ngo hari ukuntu ngo babigenza noneho ngo ugasanga ngo hari igitebo bashize hepfo munsi y'urugo. Urano ngo umuntu akagenda akavango. Akajya subira baramuroze. Ngo ni runaka ngo haruguru urugo rwawe. Bagatangira gutera inzuzi nangwa ngo bagashyira mu mazi. Ako abantu ni n'abamaje n'abarozi barakakuka. Bagashyira impunuzi ibase y'amazi inzutuntu batereramo, barangiza bagahita berekana neza umuntu akaza muri ya shusho y'amazi mu ibase. Cyangwa amazi agatahinduka amaraso ureba. Baramurangije. Agafaranga kakaba kari. Ifaranga rikaba ririnjiwe. Kuva bukari wajya kuraguza. Ariya ndavuga ngiye za perereza. Ese kuraguza koko ni icyaha? Simbizi biterwa n'imyizerere y'abantu. Kubwanjye njye nafata nk'icyaha. Kuko imubona no mu mategeko y'Imana avuga ngo ukunda Imana yawe mwe gusa, ari yuramya ari yusenga. Njyewe rero mu buryo bwanjye n'imyizerere yanjye nsenga Uwiteka ni nawe nubaha ni nawe nizera ko byose yabinkorera. Ize kujya kuraguza no kubandwa rero yumva muri history yize. Hari ikintu nkunda kubaza abantu, wenda ushobora kuvuga kwana. Ariko hari ibintu nkunda kubaza abantu. Gutandukanya harya nari kikubajije. Gutandukanya guhanura no kuraguza. Guhanuza no kuraguza bitandukaniye. Guhanuza no kuraguza bitandukaniye. Guhanuza no kuraguza. Wenda no mana sema. Kuraguza wenda hari igihe kuraguza baba bagiye nko kubaza, bagiye nko wenda nko kuba dufitanye ikibazo nge nawe. Mbizi neza ikibazo dufitanye. Ndavuga nturiya ndashaka ko umuhindura ururimi rwowe tukarusohora kajya rugenda rukora hasi, ndashaka ko umuhindura ikigoryi, ndashaka ko umwicuka mukuramo. Guhanuza ni cya gihe uba utazi amahano nyine yabaye. Kuko rabizi ko na kera bavuga ngo yewe Mana yanjye, Mana y'u Rwanda, ibi ndamenya mbihanuza ngo iki. Urumva gujya guhanuza rero menya ari uko utazi ikintu runaka wenda ugiye kugira ngo umenye icyo ari cyo. Niko mbikeka. Ngira ngo byose ni kimwe. Guhanuza no kuraguza byose ni kimwe. Njye numva kuraguza biba bitandukanye no guhanuza. Ko guhanuza tuvuge ushobora kubiteka. None se byose n'ubugiye kumenya ikintu utazi. Hoya. Ndi kuvuga ngo nk'ubu ushaka kunyiriye telefone. Njye nkagenda ngiye kuraguza, ngiye kubaza umukuru umuntu wanyimye. Ibyo babyita gushikisha.
ntago ari ukuraguza ni ugushikisha hari igihe bakunda ugenda ujyayo bakakubaza ngo tumushike cyangwa tumukorere iki urumva hakaba n'igihe bamukorera kuko iyo bamushitse kumushika ukuntu babigenza ni ukumuzana gutya bakamukuzanira mbega mukajya muvugana akagusobanurira byagenze gutya na gutya bimeze gutya n'ubwoba bwinshi nabikoze gutya urumva naho se ariko ibyo ngibyo umuhanuzi yabikora ariko n'umupfumu yabikora my friend ntabyo nza kera iyo umuntu yajyaga ku rugamba hari ikintu bitaga kubaza iyo bajyaga no ku rugamba hari ibintu nanjye nziho ngo bashyiragaho ngo bazanaga ngo umukobwa ngo w'impenebere bwaba ameze ate umukobwa utagira amabere utarigeze amera amabere akaba ariwe babanza imbere ku rugamba akaba ari gufora nyine umwambi wa mbere kumasha nyine ari ugiye kurasa yamara kurasa ngo ubwo munsi baratsindaga ariko impenebere si ubwo bapfaga kuzibona urumva nyine ese buri impamvu runaka ushobora gutuma umukobwa atamera amabere bajya babaho ugasanga umukobwa afite igituza kabisa nk'icy'abagabo n'uwanzi utafite n'ubu ngubu winjiye nk'umushiti wanjye mva utagira n'akabere na gatoya nko mu gituza igituza gusa ubwo se naramuka abyaye umwana azajya amwonsa ate ntabwo nabimenye ukuntu yabigenza buriya nyamugenge n'umugenzi cyangwa bihita byikora sha amashereka wasanga amabere ye yaramereyemo imbere amabere yaramereyemo imbere kandi afite udusunu n'utw'abahungu nyine akaba yaranze gusoma ashobora kubyara ntanaze ariko ibyo ntibyatuma atazana amashereka ese amashereka yazana gute kandi adafite ka kantu imoko adafite imoko ese nawe ntafite imoko yerega imoko ni kano kantu kameze nk'ak'umugabo karumye kandi uko umukobwa agenda akura niko ka kantu kagenda gakura kakaza imbere uburyo umwana nyine ushaka kumucomeka akagafata none uzamuha iryo sunu naryo yabikora ntabwo bishoboka rwose umukobwa hari abantu batajya hari n'abantu batajya bamera amabere we reka b'impenebere ariko nyine ntabwo ziha bisize hari igihe uba impenebere ariko noneho umukobwa utarameze amabere bamwita impenebere sibyo impenebere niko mbizi mu muco wa kinyarwanda niko mbizi noneho uwayameze ari manini cyane hari igihe usakirana n'umuntu my friend ufite igituza kabisa utabasha kubona agapira kenze igisambo kimwe kenze ikindi kenze ubundi akunda kuvuga ngo yonkeje ibyihebe uwo ngose we bamwita iki ntabwo byibuka ukuntu bamwita cyangwa ni impenesha oya ntabwo mbyibuka ariko ntabwo ari uko iyo bavuze ngo ntabyera ngo de icyo kintu gisobanuye iki ni umugani mugufiya ni insigamugani ni iki menya ari insigamugani niba ari insigamugani yaturutse rero sasa ninde wayivuze ntabwo mbyibuka ibaze iyo umutima wanjye uwawe ukaba uwanjye Kirima Rujugira yarabivuze ngo nabyera ngo de kare ubwo rero nawe umuhanzi ni Kirima Rujugira yabivuze nuko nagira nka kwiyibutsa Kirima Rujugira yari umwami w'u Rwanda noneho nahazi naho yaratiye ku ruba rw'igora yari afite umugore witwa Karira ni Karera wanza ari Karera ni Karira ni Karera simbizi noneho amaze gufata ingoma bamaze kujya bambutse Kivu bagiye iwawa ya kera nyine ku ngoma y'abandi ibufumbira simbizi ariko buriya ni iwawa simbizi ni iwawa hari noneho bahita bamuzanira inkuru baramubwira ngo waruzi n'ibindi Rujugi umugore wawe Karira arapfuye maze aravuga ngo de iyo nima Karinga ndi kumwe na Karira wanjye byari kuba ari byiza insigamugani iba iravutse ntambera ngo de
kandi hari n'abasaza bitwa ba Ntabyera. Ntabyera. We wabyara umwana wawe ukamwita Ntabyera cyangwa batavuga ko ari izina ry'irigenura? Ntabwo namwita Ntabyera ngiye umwana wanjye. Ahubwo dore hari n'akandi kantu, ngo hari imbwa yitwaga, ngiye kukubaza nawe usubize, dore ryahereye umbaza. Hariho igiti cy'amapera, urumva? Kugira ngo ujye guca amapera hari inzira imwe, urumva? Kandi habaga imbwa, urumva? Iyo mbwa bayitaga yewe muntu, urumva? Kugira ngo uzajye guca amapera uzabigenza ute? Okay, igiti cyarindwaga hari igiti cy'amapera. Hari nyirurugo uba muri urwo rugo, akaba yarafite imbwa yitwaga yewe muntu, ari yishinzwe kurinda ayo mapera, kugira ngo uzajye guca ayo mapera uzabigenza ute? Nagenda nkavuga nti nagenda nkaca bisanzwe gusa. Ikakurya wakishe. Uretse nkwereke. Nagenda nkavuga ati yemwe abahano, icyo ni kimwe. Yakurya ugana urakisha. Nagenda nkavuga nti yewe muntu se kandi iyumva ijwi rya sebuja gusa. Ntabwo ishukishwa n'inyama. Wa mugani nayishyira inyama. Ntabwo ishukishwa inyama, yemera inyama shebuja yihaye, kandi yumva ijwi rya shebuja gusa. Kandi koko hari imbwa zitajya zirya ibintu zahawe n'abanyagasozi. Ntibishoboka. Aha, none urambwira nabigenza nte rero? Ndatsinzwe, mbwira. Umuntu wabigenza, wafata ibuye ugaterera hejuru y'inzu wa mugabo arimo nyirirugo. Noneho nyirirugo agatavuga ngo yewe muntu, imbwa igakeka ko iki ayihamagaye, hanyuma ngiye nkagira gute ayaguca amapera. That's good. Urakoze cyane ku bwako kantu. Bakita amahurizo, wagira ngo nawe wize amahurizo. Ima kandi gahurizo kamwe. Agahurizo kamwe. Hari umurima w'amashu. Uwo murima w'amashu uziritsemo intare, urumva? Intare hagati, kandi buri shu ryose intare rigeraho, kugira ngo uzace amashu uzabigenza. Nakimenyesha ibyo ntabwo cyananira, ni ugufata ibuye nkatera intare imwe, yego? Urumva intare igahita ikizirika ikava ku ishu, nkajya kurifata, hanyuma ikakurya. Ikime watsinzwe. Uzagenda uzenguruke wa murima w'amashu. Uko uzenguruka wa murima w'amashu, ikiziriko kizagenda kizingira ku giti. Ikiziriko kizingira ku giti, hanyuma intare isigare hagati y'amashu, uca amashu yo ku ruhande wigendera. Okay, icyo kirantsinda, ariko nanjye nshobora kugukupita igisakuzo kikakunanira. Nzakuza kumva. Okay, nta muntu usakuza kumanywa, ariko reka dusakuze kugira ngo twige. Barugerageze barugera imigozi barushyire hagati y'abagabo. Urubanza. Wapi? Urugo. Wapi? Barugerageze barugera imigozi barushyire hagati y'abagabo. Barugerageze barushyire hagati y'abagabo. Kici. Irobe ry'umutsima. Yego sha. Nukuvuga kera bafataga umutsima bakawukaragamo ikintu cy'ikibure kimeze nka baro, simbizi. Hanyuma amara kuwukaraga, kubera ko batari bafite ibyuma, bagahita bafata urudodo. Uretse akagenda bamukatira ariko si kera n'ubu ngubu niko tubigenza natwe. Iyo tugiye gusomera amata. Ngaho. Iyo turi gusomera niko tubigenza. Ariko uri umugogwe mwa. Shakanye n'abagogwe. Nari nzi kuri umuko nyine. Kandi ugiye buryasaza zirya mbisi. Umugogwe. Nubango umugabo wawe ni umugogwe. Niko. Sheri wawe ni umugogwe. Cyane. Anyway, ni byiza. Oya barahatuye mu bigogwe da. Ngabo n'umukongomani. Iyo bavuze ngo ndi mu mazi abira, cyangwa se nk'uko tuvuze ngo abakongomani bari mu mazi abira, biba bisobanuye iki?
mu mazi abiri ni nkaho buri mu bibazo bivuze ko buri mu bibazo runaka ubu ni nkaho buvuze ngo ndi mu bibazo wenda mfite nk'intambara runaka niko mbikeka noneho iyo bavuze ngo wenda ndi mu matsa ndi mu bukene ngira ngo iyo bavuze ndi mu bibazo no mu matsa ni kimwe iyo bavuze kuzima ni ugusigara nta muntu n'umwe ukuriho nyine ariko hari kuzima yo kuva kuri mode utakiri hiti kwa kundi nyine talent yawe itakiri umaze kwamamara hari abantu bamamaye bakahita bazima mu minota mike benshi hari abahanzi mu Rwanda bubatse izina maze bagenda bazima urugero n'abakinnyi ba filime nawe ubu natwe igihe kizagera tuzime urugero tanga urugero nk'abahanzi mu Rwanda nibura batakiri kuri hiti kandi bigeze kubica bigacika ariko nadukubitira akaririmbo kabo nyine birumvikana reka njyewe mbakubwira ariko nzajya ndirimba indirimbo yabo nyumvire nk'abacari na Nina nk'abantuza ba Priscilla Priscilla ntabwo yazimye nuko agiye mu ntuza muri gahunda z'ubuzima se nyine ari mu muziki abandi nka Theo bose abireba bose bafite ingoma ameze fresh ntabwo yigeze azima ariko njyewe abo navuga wenda abo nakuvuga hari Priscilla simbizi niba yarazimye ariko ndi kuvuga abantu atagikora hari Priscilla yego Oda Paccy bose babireba Oda Paccy ariko kwera icyo abagore bakunda kuzima cyane n'abashari na Nina hakaza na Miss Chanel abagiye nka za hene yaribagira Miss Jojo Knowless wa kiriya gihe disi ariko araririmbaga hari indirimbo ya Miss Jojo yakundaga kuririmba aravuga ko umushishuye ye kumutwarira indirimbo ntabwo ngiye kumushishura ni ugusubiramo nyine kava ntabwo ari kava ariko ni ugusubiramo akarimbo ko nyine sinakubeshya iminsi cyangwa amajoro ashize kuko sinayamenya mbwira rwose Choga Style cyo kimero cyawe kirandwaza Choga Style uramuzi kandi n'ugisenyi wanyu Rafiki ego sha Rafiki yarazimye kabisa hari indirimbo yo waba wibuka indirimbo ya Rafiki oya woni Mr Nice ntabwo nyibuka Rafiki uraharembye ngo funga butu gikomando ubuzima niza mukabaruka yarananye ngo igikosi cyo kugirisha nkarya cyane nduza kijana cipeko segaje gashushe gatari oje gaji igikosi abantu nkabo hakaza Mr Nice ninduza kijana igikosi Mr Nice yari nsabi w'icyo gihe nsabi kuko ruriya rurimi buriya nsaba aririmba ntuzarafite yaririmbye kera ese nsaba aririmba cyangwa sorry avuga mbabarire ruriya rurimi nsaba avugamo yaravugaga cyane kera ese Emery mu Rwanda dufite indimi zingahe ni nyinshi izihe n'izihe tanga urugero harimo ikirera harimo ikigoyi harimo ikigogwe tanga urugero ku kirera none uvuga ku kirera twumve ikirera ikigogwe ikirera sigenda ry'imigati ziriho ubuki ikigogwe noneho ikigogwe ikigogwe ntabwo nyibuka nawe yanyifatisha neza cyaradaniye ahubwo ikigoyi mbenduza kongiye mu ndanguranduma miki mbenduza kongiye mu ndanguranduma mwiki yashatse gusanura iki yeruna
ko ngiye mu isoko nta kintu ndumamo ndawundumamo ko ngiye mu isoko. hari ukuntu bavuga ngo umugabo ashaka kukubwira ngo genda uzanire indiga. Indiga, igisu, indiga, igisu. Ushobora kubwira umwana wo ku kibuye akavuga ati genda unzanire igisu. Akavuga ati igisu se ni iki? So ariko ubundi mu Rwanda tugira ururimi rumwe. Ni Ikinyarwanda cyonyine. Nubwo oya utwo twose ni utuntu tw'uturimi turanganye ariko ntabwo Ikinyarwanda nyine nicyo kizwe. Nicyo kizwe ariko avugamo ibintu byinshi. Ikinyarwanda nicyo kizwe ariko n'ubundi dusanzwe dukoresha n'izindi ndimi. Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili nacyo cyaramaze. Abanyabutare bo barasetse. Nko kuvuga voka, bona bavuga voka bavuga mvoka. Bavuga mvoka? Bavuga mvoka. Oya yewe. Niko bavuga, baravuga ngo ni mvoka. Ariko nubwo bavuga ntabwo babyandika. Ntabwo babyandika ariko nk'ibindi byose. Ariko abantu babagoye. Kwandika Ikinyarwanda cyiza birabagora. Ubwo kwandika runaka nk'urugero nk'ikigogwe. Bashaka guhamagara ngo Kampire bakandika Kambire. Akana gashyiraho gerekane mba. Kambire. Orutanse akandika Orutanze. Akandika uko nguko? Niko bandika. Ngufite muri bakazangitwa Kampire Orutanse. Ariko umuntu zamundangamuntu banditse yabiburanye mpaka banditse Kambire Orutanze. Kandi ubwo nyine baramaje ngo witwa nde? Banitwa Kambire. Nagari wabivuze kuko we ntagavuga ikigogwe neza. Ahubwo ni kwa kundi yahuba ujya ku murenge ugasanga uyoboye umurenge ni umugogo. Rero kavuga ati ngiye nitwa Kampire Orutanze aha Kambire Orutanze. Ahita byandika uko abibonye. Nka ntwari nko guhamagara ntwari ntago bahamagara ntwari bahamagara ndwari. Ibaze nuko. So ariko hari abantu wasanga ari ikibazo cy'ururimi runaka, abantu nibakanguke bakoresha icyo nakita kwiga ururimi kuko burya kutamenya ururimi hari amahirwe benshi bitwara. None hano nk'abantu ngo burusize ahantu bita ku Nkoko. Bona hano Ikinyarwanda gito biyiziye. Bavuga icyo bita amashi. Amashi yose njya nyumva hari amashi. Amashi hari ikintu uzi hose. Mvaho ntago mbyibuka. Ibyo nzi niba umugani wabo niba ari iki ishimushishatse shotsi jinzi zose niba ari ishimushishatse shotsi ishinzi ishinzi. Aha hari urumva na amagambo agoranye amagorane iyo bwana bwagabizwe bwana kwibira bwano nanje ariko mpita igorane rya danje ibyo byose nabishobora. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Bivuga utaza kuvugisha amabara. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Bivuga inshuro subiramo. Mbonye imboga irisha imbere y'ingoro y'umwami. Mbonye imboga irisha imbere y'ingoro y'umwami we. Subiramo. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Subiramo. Mbonye imboga irisha imbere y'ingoro y'umwami. Subiramo man. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Subiramo. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Subiramo. Mbonye imboga irisha imboga imbere. Subiramo. Cyakunani. Ntabwo cyane nirimo kuyamvuga manjwe. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Uvuze ngo imbere y'ingoro y'umwami. Ni imboga. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Subiramo vavo. Aya mutwe urahiye. Okay, amagorane nayo nyine namwe mu bituma abantu bamenya ikintu cyitwa ururimi. Ariko abanyarwanda bakanguka bavuga ururimi. Buri munsi njya mvuga nti bonjour, bonsoir, bon après-midi mes chers amis, les amis de Homeland 7 TV pour tout le monde toutes les choses tout ça. Abantu bakambwira ngo nakoza bakosa ngende kwiga ururimi. Hari n'igihe nzaza nkavuga ngo hello everyone, this is Homeland 7 TV for everything, for everyone and for everywhere. Ibyo byose nyine ni ukwiga. Ariko
hari n'igihe ndaza nkavuga ati inshuti za Homeland 7 TV urumva ko kajwi mbonye imbogo irisha imboga imbere y'ingoro cyangwa se yemwe mwabagabo mwe aho baba hababoheye yemwe mwabagabo mwe aho baba bahababoheye hari umuvuga ngo bahahobeye hari irindi gorane tubwira irindi gorane good wenda twa turi kuvuga ku by'ururimi nibyo koko tuba turi gutebya duseka tugera gute ariko abantu bakangukira ururimi hari nkeka ko iki kintu twakiganiyeho ashobora kuba atari barahubwo ari pastor Gakwandi twakiganiyeho twaganiye ku bijyanye na n'uburyo abantu bakwiye kwiga ururimi icyongereza cyane cyane ugasanga nyine umuntu araje arakubwiye agusanze muri restaurant avuze icyongereza utangiye kurya iminwa kandi iki gihe turimo nibura umuntu agomba kwazi nibura 1% by'icyongereza uzwa n'igihe ujya kwaka service twongeye tubigaruke aho ujya kwaka service wagenda uvuga ngo mwaramutse bakakureba nk'ikimbyaze abanyarwanda we dukwiye gukoresha umuco w'ururimi rwacu ndabyumva ariko bivuga ko hari igihe abanyamahanga batuzamo kuba batujemo tugomba kubyiga nk'ibidufasha mu buzima busanzwe ku munsi uvuga amagambo y'icyongereza uzi uyakoresha kangahe ku munsi ntabwo njya paka yakoresha ubu nawe ushaka gukora n'umuntu ukabona ngo good morning how are you how do you feel nuko mwaramutse neza mumeze mute ikibazo nuko umbwira ngo mwaramutse neza mumeze gute tumeze neza gusa nyine utubazo ntitwabura but I think turashima Imana muri rusange so ngerera iyo ngiye ati bite umeze gute ndabura ati ameze fresh meze bow ibintu byose biri muri control ibyo ni Kinyarwanda kwiyemera ariko nyine impamvu tubivuga nuko iyo uzi icyongereza hari ikintu bigufasha hari umuzungu maze iminsi azenguruka muri East Africa my friend ugasanga mu by'ukuri nje nko mu isoko rya Kimironko abantu bari kubyigana baca amarenga gusa ugasanga nk'umuntu w'umugabo ari guca amarenga kandi dufite abana biga muri anglophone buriya twabigiraho byinshi iyo umwana yiga muri anglophone ashobora cyangwa se muri francophone bariya bafite utuntu batwigisha urugero ashobora kuza akavuga ngo bonjour cyangwa se akavuga ngo comment ça va maman cyangwa se akavuga ngo how are you utuntu nk'utwo tugenda nyine dufasha ariko nyine ugasanga abantu ntabwo bashaka kwibyaza umusaruro abazungu harimo gukunda Ikinyarwanda kurusha mwebwe muri kugihunga nyine natwe tujye tukiga hari umuzungu maze iminsi bari kumubaza se uri umuzungu ndi umunyabrazil none suri ndi umunyarwanda ngende umunyarwanda nagashaka kwitwa umunyabrazil arashaka kwitwa umunyarwanda so natwe tuba abanyarwanda ariko tuzi nizo ndimi kuko bo bageze kumenya indimi ntacyo bitwaye ahubwo hari igihe munazivuga mutanazizi ariko kujya kwaka service umuturage wiviriye mu murima kwihingira wavuga ngo mwaramutse nje kureba service runaka kubera yuko utazi icyongereza akakureba nk'ikindi hazi nzasubira mu makosa nkora kugira ngo nzagere igihe cyo kuyakosora I will try everything indirimbo ya Shakira I wanna try everything even though ariko urumva indirimbo irimo ubutumwa aravuga ngo nzagerageza buri kimwe cyose tukiri ku ndirimbo twibutse ko ntirushwa amaboko amaze gusohora indirimbo yishyize ahagaragara indirimbo yitwa Ihangane ndetse afite n'igitaramo vuba ahangaha ubwo rero mukomeze mu update kuri Homeland 7 TV kugira ngo tuzamenyeshe igihe kizabera si ibyo gusa Mukarukundo Oliva yamaze gushyira indirimbo nshyashya ahagaragara ni indirimbo nziza ifite amashusho yaremewe yahimbiwe kuramya no guhimbaza ubwo rero abantu ni mujye ku mbuga zabo nkoranyambaga harimo Mukarukundo Oliva mukore subscribe mujye kuri Ntirushwa Amaboko TV mukore subscribe mu bateza imbere abahanzi bacu ibihangano byacu iby'iwacu. This is made in Rwanda anyway umuco gakondo ntago ari umuco gakondo ariko nyine impamvu tuba tuvuza aka kantu abantu hagiye bakunda indirimbo zacu wana nubwo tuba turi kuvuga ku rurimi hari ibyo ujya gusanga ugasanga nko muri playlist harimo ibintu by'ibyongereza gusa bazajya nko muri playlist ya Simo ugasanga harimo ibyongereza gusa nibyo mbandi playlist ya Emerino ugasanga harimo ibyongereza gusa ukaba udafite makavuga ngo karumuna
kanjye nta wundi uzagukorera zamura icyizere wifitiye wirangara maze urebe imbere hey hey imbere hey urashoboye njye mfite impano uba wumva ijwi ritigeze rijya mu rwunge my friend igikora talent ntabwo igikora hasigaye hakora iki madore imbogo baraza bakakwicaza tuzabicaza ariko hanyuma tukakwibagirwa burundu ugasigara nagahora gahanze mwana buriya niyo umuntu yakurisha amafaranga iki kintu mujye mukimenya hari ukuntu umuntu ajya ahura n'inzitizi abantu bakazana amafaranga wowe ugashyira ibyo uzi imbere abantu bagashyira imbere amafaranga ariko n'ubundi ntabwo biramba ibintu bitari ibyanyabyo ntabwo biramba nibyo koko ushobora kuzana amafaranga njye nkazana impano tugakora ugashora amafaranga ngashora impano ugashora amafaranga ngashora impano n'ubundi igihe kikagera ngasigarana impano mana nuko bimeze abantu bajye bakoresha impano n'umuhamagaro kuko uko bakoresha amafaranga nkeka ko ari byo bishobora kubagirira akamaro sibyo Emery ese we uretse kuba ukina filime impano yawe ni iyihe impano yanjye niyo gukina sinema n'amakinamico ese yavuze ikinamico na sinema bitandukaniye wenda nuko sinema igaragarira mu buryo bw'amashusho ikinamico zikumvikana mu buryo bw'amajwi kuki se zo zitaba mu ngira ngo n'ibyo bigaragara mu buryo bw'amashusho bya mu ikinamico birashoboka cyane hari ukuntu bavuga ngo sinema nyarwanda ngo ni amakinamico ngo ntabwo ari filime kuki iz'abandi nibyo bya bindi mba ndi kuvuga by'imico kandi ubona ko abahinde bakina umuco wabo kandi muvuga nabo baravuga ngo ni ibihinde ntabwo ari filime baravuga ngo ni ibihinde filime ngo ni iz'abanyamerika wumvisha ako kantu baba batubikamo ni kolonizasiyo ni ukudukoloniza ni ubukorone bwo mu mutwe ariko n'abanyamerika bakina umuco wabo erega ubundi abanyamerika nta muco bagira impamvu nta muco bagira Amerika ntabwo ari igihugu cy'umuntu umwe urabizi ko yafunzwe mu 1976 mu 1876 Amerika nkeka ko ari umugabane ni umugabane ariko ugizwe n'ibihugu byinshi kandi ibyo bihugu byinshi bifite abimukira bagiye babizamo harimo abanyarwanda harimo noneho abacakara noneho barunze Jamaica n'abacakara gusa urumva ntago wavuga ngo Amerika ifite igizwe n'abantu runaka gutya ni ubwoko butandukanye ariko nyine usanga abazungu bari hejuru ni nayo mpamvu usanga babangamira abirabura cyane tubangamira hari igihe kizagera ibyari hasi bikajya hejuru ibyari hejuru bikamanuka bikajya hasi niko ubuzima bumera ndetse n'igatebe gatoki ahubwo tunasaba abantu bajya bagerageza bafashanye kuko uyu munsi niba uri hasi ejo uzaba uri hejuru uyu munsi ndiba ndi hasi ejo nzandi hejuru Emeryne nshobora kuba Emeryne uri hasi murimo no kwanga kunkurikirana mwanga no gukora subscribe ku bihangano byawe ariko ejo bundi ukagacakira ukabona mwirwa munyirahira ngo muranzi ngo ikimenyimenyi ngo mutunze nimero zanjye za telefone ngo muranzi nawe nkabaca amazi ejo n'ejo bundi nzaba Emeryne uri ku rwego rudasanzwe Emeryne uhambaye uri ku rundi rwego nimushake mutangire munyigireho inshuti hakiri kare batangire bakore subscribe bazikora hakiri kare kuko icyo ubibye nicyo usanga niba ngiye nshyiraho igihangano ntukore subscribe ntashyire igihangano ntumera nta comment nta share ejo n'ejo bundi nanjye umunsi nagafashe yamirwa mumpamagara kuri telefone nanjye mbere nkabansa bishamba rye sinye soza ikiganiro Emery soza ikiganiro tugende mwakoze cyane kubana nanjye ndabashimiye nishimiye yuko mwanteze amatwi ndetse mukanampanga n'amaso inshuti za Homeland 7 TV dukunda kandi tuza ku mutima yambare name Simeon I love you so much and this is for forever but if there is any mistake please tell us the solution tell us what we can do what we can add what we can remove tubwire ibyo twakuramo tubwire n'ibyo twakongeramo turakunda kandi tubaza ku mutima I am Jesus no Nakaka mpana Yesu. Nahinduye amazina nsigaye nitwa Jesus. Ntabwo witwa Jesus, yitwa Simego. Oya nitwa Jesus. Yitwa Simoni. Basi nitwa Simeon winyita Simoni. Nitwa Simeon. Ntacyo.
AKA Jesus. See you next time. We love you so much, my best friend.